Ese warashatse uri umugore? Mbabara wibaza ese wakwifata ute uramutse usanze urongorwa mu mwenge A n'umugabo wawe ku ruhande nawe arongorwa mu mwenge B? Ese muko usheri wawe wirirwa urata wakwifata ute usanze yararangaye inyo kubera kumurongora mu kibuno? Ese biramutse bicuritse byo da, uri umugabo ugasanga umugore wawe afite undi musheri w'umugore mugenzi we? Mbese musore uramutse wibwira ko ukundana n'umukobwa ariko hirya yaho gato ibaze ugasanga nawe afite undi w'igitsina kimwe nawe bakundana ndetse bajya banaryamana, ese wabyifata mute? Umva iyi nkuru. Umukobwa umwe yarashatse agezeyo nyamusore ntiyamukoraho, hashira igihe runaka hashize igihe runaka abitekerereza inshuti ze zimubwira ko yegera umugabo ngo amubaze neza niba nta kibazo runaka yaba afite, ko yajyaga yibaza niba yaba amukunda, yajyaga yibaza niba nta kibazo afite cyaba gituma umugabo atamwegera, maze amaze kumugeraho umugabo amubwiza uko aramugaterega njyewe buriya nikundira abagabo bagenzi banjye ku buryo we rwose mba numva umeze nka mushiki wanjye, impamvu nemeye nkakuzana ni uko cyari igitutu cy'umuryango. Tekereza akaga uwo mwari yagize. Ese utekereza ko uwo mwari yagize akaga kangana gute? Ntibikiri inkuru idasanzwe, ubutinganyi bwatugezemo ndetse ukurikije umuvuduko biriho dushobora kuzisanga byarabaye ibisanzwe, hakajya habaho imihango y'ubukwe nk'uko bimeze mu bindi bihugu. Biratangaje, pasiteri agafata umwanya agasezeranya umugabo n'umugabo cyangwa umugore n'umugore akabifuriza kuzabyara ahungu n'akobwa, nyamara ibyo bitazigera bibaho. Mbega ibyago! Ubu icyakubwira abana b'abakobwa bakoze ibirori byiza bazi ko bagiye kubaka ingo zigakomera, ubu bakaba barimo bararira yo kwarika. Yo mubyeyi mwiza w'intangarugero, yaba aho ubarizwa ndetse n'aho usengera, icyakubwira ko iyo nkumi yawe ubona yitonda ngo ntijye ijya mu basore, umwana wanjye aritonda ngo abahungu bagendera kure, yifitiye inkumi ingenzi yayo bakundana ndetse bajya banasambana, nawe ngo umwana aritonda, yitonda gute? Bizwi n'irahera gusa. Reka mbabwire inkuru y'i Sodomu n'i Gomora. Umunsi umwe Loti yari yicaye ku irembo ry'umudugudu, maze atereye amaso abona abagabo babiri baje mu cyerekezo cye bamusanga. Bari abagabo beza, bari abagabo b'igihagararo, nuko anezezwa no kuba yakwakira abashyitsi nk'uko byari biri mu muco we, ndetse bamugezeho arabinginga kugira ngo bajye iwe babatekere, babahe amazi bakarabe ibirenge, maze baruhuke kuko bwari bwije, maze bazaze mu wundi munsi. Nuko nguko byagenze, barabatwaye babajyana imuhira kwa Loti, barabatekera, barabagaburira ndetse baratarama, maze igihe cyo kuryama kigeze, inzu yabo igotwa n'abasore bo mu mudugudu n'abagabo b'i Sodomu n'i Gomora. Baraza bakomangira Loti, baramubwira ngo sora abo bagabo turyamane nabo. Loti rero kuko yari abazi arasohoka arabinginga, arababwira ngo reka mbahe abakobwa banjye. Loti yari afite abakobwa b'amasugi bitonze, arangije avuga ngo reka mbahe bano bakobwa mu bararane nabo ijoro ryose. Ariko kubera kwangirika bari bariho muri icyo gihe, byarangiye babyanze, baravuga bati no, ntabwo abakobwa bawe tubashaka, turashaka abagabo baje ahangaha baduhe turyamane nabo. Reka mbabwire Sodomu. Sodomu wari umujyi mwiza cyane, wari umujyi uri mu kibaya cyiza, ntiwari ku musozi. Sodomu yari ifite amazi, ntawashakaga amazi ngo yarinde yakora urugendo ajya kuvoma. Sodomu yari ikikijwe n'imirambi yera cyane, nta nzara yageraga i Sodomu. Sodomu yari ifite isoko mpuzamahanga, bivuga ngo abandi bantu bakoraga urugendo bakaza i Sodomu guhaha. I Sodomu yari ifite abaturage badamaraye bitewe n'uko ibintu byose babibonaga hafi, bitewe n'uko ubutaka bweraga, nta waruhaga ahinga cyane. Oya, ubuzima bwari bworoshye, nta mvune bagiraga. Buriya nta gihe umuntu agwa mu bibi ndetse no mu mutego wo kwarikwamo n'ibitekerezo bibi. Buriya nta gihe umuntu agwa mu bibi ndetse no mu mutego wo kwarikwamo n'ibitekerezo bibi nk'iyadamaraye.
reka mbabwire inkuru ikomeye cyane. Njya numva abasaza birahira ngo u Rwanda rubaye umubeya, ariko kandi imihanda iri hose, amashanyarazi, zagira inka, amashuri kuri bose, amazi hafi, mbese ninde ukivunika? Nta muntu ukivunika. Iri terambere rijyana n'ikoranabuhanga ryo ryazanye byinshi kuruta iby'isodomo. Mbega ubutinganyi ngo buramamazwa. Iki ni igitero gikaze ku muryango urubyiruko rwabishiriyemo, they are bringing in money. Hari benshi babigiyemo kubw'amafaranga, hari benshi kubera kwirirwa ku mbuga nkoranyambaga baragiye bagira ibitekerezo by'ubusambanyi, ku buryo nyine usiga ujya kuno ukabona umuntu akwandikiye message ngo sheri umeze ute, kandi ari umusore mugenzi wawe, ari umugabo mugenzi wawe, bikarangira wenda wamubwira uti ndubatse, akavuga ati tugira n'abandi bagabo babikunda cyane, basiga abagore babo bakiyizira. Ndagira ngo mbabwire ngo ni akaga gakomeye. Ese mutekereza uwo mwana w'umukobwa wavuye iwabo agashaka, azi ko agiye kubaka, azi ko agiye kubyara ahungu na kobwa, yagera mu rugo agasanga umugabo nawe yarangaye harya inyuma? Ni ikibazo gikomeye cyane. Ese umugabo wawe yaba arongorwa nawe ukarongorwa? Mbega akaga. Nawe wibaza umupapa uzava mu musore wirirwa wateze niyo barimo barongoramo. Ese uwo yatanga uburere bumeze bute? Ese uwo yaba umutware mu rugo? Aba banyagwa basenya ingo nyinshi kugeza n'ubwo iyo bihanganye bagashaka birangira bakoresheje imibiri y'abagore babo ibyo itagenewe gukora. Hari uwo numvise washatse none ngo nta handi umugabo yigeze ashyira atari mu mwobo. Ni ikibazo. Baze kugira ngo umwana w'umukobwa agende amara ukwezi kumwe, abiri, atatu, avuga ati kugira ngo ntisenyere urugo reka umugabo muhe ibyo ashaka. Ariko se bazabyara bigenze gute? Hari benshi tubona tukagira ngo babuze urubyaro, nyamara abakobwa barimo barira bafite intimba ku mutima, barabuze n'aho babihera babibwira n'ababyeyi babo, bababwira ibyago biri kubabaho. Ariko ngo ni ibigezweho. Igitero ku muryango. Igihe kiraje kandi kirasohoye, ubwo tugiye kujya tubona aho umuntu uzajya, mva niyo yaba wenda ari umusambanyi ariko yifuza abakobwa, ari umugabo akifuza abakobwa cyangwa ari umukobwa akifuza abagabo, tujye tumubona nk'inyangamugayo. Niwo nyangamugayo zaba zisigaye, kubera ko abandi bazaba baramaze guhindura gahunda yashyizweho. Ni igitero ku muryango, kuko ubu ngubu umugabo agiye kujya agenda aryamane n'undi mugabo bashakane. Henshi na henshi ubu byatangiye kumera, barabasezeranya nk'umugabo n'umugore, ndetse hari igihe babeshya ngo bazabyara, hari igihe bavuga ngo niko baba bameze. Ariko mu gihe cyo kwa Mose abo bantu baterwaga amabuye. Ntabwo ndi kuvuga ngo abantu mubatera amabuye, ariko ni igitero ku muryango. Protect your family guys. Igihe kirageze ngo abantu bakanguke barwanire imiryango, baharanire ishema ry'umuryango, baharanire ubuzima bw'umuryango, baharanire ahazaza h'igihugu, ahazaza h'imiryango, ahazaza h'abana babo. Ese wari uzi ko hari n'abumva ngo Imana yarabashyize mu mibiri itari iyabo, ku buryo bifata ubundi barangiza bakajya kwibagisha bagahindura igitsina? Niyo mpamvu iyo bavuze bafite n'umuryango ukomeye cyane, bagira n'ibendera. Buriya kugira ngo ikintu kibe gifite ibendera nuko aba ari ikintu gikomeye cyane, bafite ibendera ribaranga. Ariko se ni ukubera iki? Ubundi iyo bavuze LGBTQ cyangwa se ni lesbian, gay, bisexual, transgender, queer. Lesbian ni umugore uryamana n'undi mugore cyangwa umukobwa uryamana n'undi mukobwa. Gay ni abatinganye, n'umugabo ku mugabo. Bisexual ni abaryamana na bose. Usanga umuntu nyine aryamana n'umugore ariko nawe bakaba bamugira, uwo ni bisexual. Noneho hakaza abi transgender, ni abiyumva ko Imana yabahaye imibiri itari iyabo, yamuhaye igitsina kitari icyo. Ukabona umuntu ni umugabo. Hari igihe kimwe twe turi ahantu tugiye kujya mu bintu by'ubushakashatsi, noneho tugeze barabase ni ngombwa ko bazamugira wagiye mu bushakashatsi kubaza umuntu igitsina cye ntubumureba, ati ibintu byarakomeye. Ushaka kubona umuntu nyine ukabona afite ubwanwa, nyamara arayepfo yarakuyeho nyine asigaye ari umugore hariya hasi. Cyangwa ukabona umuntu afite amabere n'iki, ariko
mu by'ukuri yarahindutse, hariya hasi hari igitsina cy'umugabo, ariko hari n'abandi nyine bibagisha bakabatera n'imisemburo, wari nk'umugabo agahinduka umukobwa. Biratangaje. Noneho kwiyanga ntabwo ari mu rungabangabo. Bavandimwe, ni ikintu gikomeye cyane, ni igitero ku muryango, ni igitero gikomeye cyane, ku buryo nyine imiryango ikeneye kurindwa. Niba wowe utekereza ibitandukanye n'ibi ngibi, ukaba ukiyumva nk'umuntu muzima, ni igihe cyo gukunda umugore wawe, ni igihe cyo gukunda umugabo wawe, kandi ni igihe cyo kuba inshuti mu buryo bukomeye. Ni igihe cyo guhereza abana banyu uburere bwiza, mukabakomeza mu mutwe. Kugira ngo mbabwire ngo hari igihe umubyeyi abyara umwana w'umukobwa, maze yatwara inda akavuga amagambo akomeye, akamubwira ati akavuga ngo kubyara umukobwa muri iki gihe ni ukugusha ishyano. Ariko tekereza warabyaye umwana w'umuhungu, mu myaka iri imbere ukajya kumva ukumva arakubwiye ngo erega papa ndi umuge, ndi umutinganyi, bandongora mu kibuno. Ese mubyeyi watekereza iki? Umukobwa aramutse akubwiye ngo ntabwo nzashaka, ngiye nkundana n'abakobwa bagenzi banjye, niwe tuzakora ubukwe. Yakukavuga ngo ndakuzanira umukazana, ukajya kubona ukabona azanye igihungu kigenzi cye. Akakubwira ngo ndakuzanira umukwe, ukabona azanye umukobwa mugenzi we. Ese mubyeyi ko waba waratanze school fees nyinshi, ndetse ko n'ibyo bigo bimwe na bimwe ibyo bintu birimo. Hari ubushakashatsi bwakozwe bwagaragaje ko abihaye Imana 75% n'aba benshi bari abatinganye, ko muri ayo mashuri birimo, ko mu magereza birimo. Ese umukobwa waramutse akuzaniye undi mukobwa akavuga ngo uyu niwe mukwe wanyu, wabyifatamo ute mubyeyi? Imvune wagize urera, uburere watanze, ese urumva wakwifata ute? Ese umutima we wabyakira gute? Igihe kirageze kugira ngo musengere imiryango yanyu, mwite ku miryango yanyu. Urabanga igiti kigororwa kikiri gito, igihe kirageze kugira ngo dukore icyo kintu, kuko ni akaga gakomeye. Musengera abaguye muri uyu mutego, abashatse bazi ko bagiye kubaka ingo, bagere bagasanga ni ibindi bindi. Kugira ngo abantu nabo mujye mubibuka mu basengere, imiryango nk'iyo muyishyira imbere y'Imana, kandi natwe uko bwije uko bukeye tujye turushaho guhitamo umurongo muzima, kugira ngo utabura umugabo ejo bundi ugashiduka nawe ibyo bintu wabiguyemo, kuko they are dangerous. Ni ibintu biriho muri iki gihe, ni ibintu biteye ubwoba. Mu bantu bitwa ngo barasenga ni ibintu birimo, mu bantu bitwa ngo baritonda ni ibintu birimo. Biratangaje cyane, biratangaje cyane. Kansoreza aha ngaha, ariko ni ikintu cyo gutekerezaho cyane.